bitari imikino myiza. Bruce, hari ukuntu uvuga ngo ntukunda imikino. Muri rusange imikino ibintu birimo izina ry'igihugu burya biba bitakiri imikino. Biba biri seriye. Biba byabaye seriye noneho haba hahiye. Uyu munsi iyo ni inama nakuye kuri Grand Frère Dani Vumbi. Nababwiye ati ntuzajya uvogera igihugu buriya ujye ureka ibintu by'imikino kuko niyo byaba ari imikino biba bitari imikino. Hanyuma Melody, akenshi mu bijyanye n'imikino iri seriye nk'uko wari ubivuze, harimo amaklebe yacu abahagarariye u Rwanda, harimo ikipe y'igihugu, harimo ndetse n'ahangaha iwacu mu Rwanda imikino ibikomakomeye irimo nka Rayon Sport na APR. Benshi baravuga bati mu by'ukuri aba bastari bacu cyane cyane abahanzi, abakina filime, abastari mu ngeri zitandukanye ntago tubabona ku mastade, kandi ibikorwa remezo turimo kugenda tugira byiza bigezweho rwose biteye ubwuzu. Abastari bakagombye kuba bahari bakigaragaza batari mu nshingano zabo za buri munsi, ntabwo tubabona. Ibi wowe bivugaho iki nka Bruce Melody, uri umwe mu bahanzi bakomeye mu karere no muri Afurika? Kuri stade bari nini, nta kuntu wahagera ngo ibimenye yose. Ariko buriya turahagera, kandi buriya nubwo mba ntebya mvuga ngo sinkunda imikino. Imikino n'imyidagaduro, nta muntu n'umwe udakunda ibi bintu. Buriya biba ari ugutebya, ntihagire n'unyumva nabi ngo agire ngo ndwanyije wenda ibyo akunda. Turahagera, turanahaboneka kubera ko bwa mbere game ya mbere yabereye muri mu mahoro nari impari. Nari impari, ariko urumva nta kuntu abantu bose bahita babibona. Cyagiye umukuru w'igihugu ayifungura. Uravuga iyo muhuro ya Rayon Sport na APR? Umukuru w'igihugu ayifungura nibwo yaje. Oya, yego umukuru w'igihugu ayifungura nari impari rwose yitabiriye. Kandi noneho ikintu kibabaje nuko iriya stade n'ubwa mbere nari nyinjiyemo, nanjye nabanje nyine ndakera nkamwe mwese. Muraho ninjirira baza kuza kuntahura, ibintu byakomeye cyane. Ariko ndahagera, ndanabyubaha, ndanabyemera, nkunda n'abakinnyi cyane, barabizi abakinnyi bamwe na bamwe. Tubwira abakinnyi n'inshuti yawe Bruce Melody, tubwira abakinnyi mujya muvugana muganira gake. Keve Muhire Keve n'umuji wanjye. Twahujwe ikintu cyoje, twahujwe n'umunyamahanga witwa Eddie Kenzo. Ariko ubu n'umujama wanjye nigeze guciringana rwatubyaye, nacirinze na Yannick Mukunzi. Niba ndi no kuvuga bakera mwihangane, oya ntabire gusa njye nibo nemera nabo banje nyine ni mwabanje. Hanyuma rero Amavubi arakina ku isaha y'isa 9. Wabimenye se? Urabizi? Ndabizi cyane, kandi ndaba mpari njyewe, kubera ko abantu bahora bankubitaga pressure ko kuvuga ngo hagati ya APR na Rayon guherereza he, buri munsi mbasubiza ko niyemerera njye Amavubi ko mbakunda iyo bari hamwe. Urumva rero ntago Amavubi yakina ikipe y'igihugu ntahari. Twabonye challenge yatangiriye hano, yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, birangira ikugezeho ucalenjinga Beni nawe yemeye kabisa, avuze yuko aza kuba hari. Nagira ngo wongere ucalenjinga abandi bantu, uvuga uti aba nabo muze kabisa kuba muhari, ndashaka yuko nza kuba ndi kumwe namwe. Ahantu byaturutse niho hakomeye. Ntabwo namenye ko byatangiriye aho, njye nabibonye kuri Twitter. Oya naha ibintu bibera. Naha bibera. Njye na challenge n'umuvugizi wa government. Yolande Macron. Arangije anaye mbona biri seriye. Nanjye nditegereza ndareba, ndaranganya ijisho ku muntu w'inararibonye. Mutachalenjinga debate. Awahita achalenjinga Jori Mutesi na Mbonyi. Nawe ari yaranja mbere umuntu. Alenjera yemera, achalenjinga abandi barimo ba Joli n'abandi. Urumva ko twese duhagarariye igihugu, kandi turi kumwe nacyo, turi kumwe n'ikipe yacu, turi kumwe n'ikipe y'igihugu Amavubi. Hanyuma rero ubu ngiye gucalenjinga magingo aya, noneho tubikoreho byahereye, ubu ibyo byiza koko.
umwana Israel Mbonyi namutamo. Mutemo. Israel Mbonyi nutagaragara kuri stade ntabwo bizakorohera mu buzima bwawe. Aha. ndacyacalenjinga abantu. Undi muntu numva nshaka gucalenjinga yitwa Kate Bashabe, niba atwumva ahagaragara rwose nanjye yaba mbabaje nk'umufana mukuru w'ikipe y'igihugu. Yaba mpohoteye. Hanyuma ndacalenjinga abahanzi bose tubana muri 155. Harimo Element, Kenisol na Roskana. Undi muntu ngiye gucalenjinga wari ugiye kunshika ari nawe wa danje witwa Dani Vumbi. Dani Vumbi niwe nkundishije Amavubi pe. Niwe wambwiye ati Amavubi azajya akina udahari nzakwereka. Agira n'ibintu by'ibinyunguti bidaka wenda ni grand nako ni papa wacu. Ariko agira ibintu byo kumukurura ikinyunguti akavuga ati ni gute ikipe ikina udahari. Ndacalenjinga witwa Kosi Gayere. Mutemo ndiwe naburaga. Urumva ndi kugerageza guhuriza hamwe abantu banjye bose kugira ngo tube turi kumwe dusapotinga ikipe yacu cyane. Bidutsinda bikaba ari amahire, bikaba ari biryoshye cyane. Wanatsindwa bakaba ari abacu n'ubundi tugakomeza tukabakunda. Twe dufana tureba inyuma. Na Bruce, mbere yuko tugenda twabonye hari umuzigo mushya ugiye kuza, bimeze bite? Abanyarwanda bitega iki? Ni indirimbo niyo wakoranye na BNM cyangwa ni ntabwo ari iriya, bimeze bite? Iyo ndirimbo rero igiye gusohoka yitwa Iyo Foto. Indirimbo nakoranye n'umuhanzi witwa